6 o'clock in the morning. Abantu bafite ubumuga bihuye na hano aho mvuye Ngoma, nishimiye cyane kubona barahawe amahirwe yo kwitabira bino bitaramo. Ni ikintu cyiza cyane, aho nababonaga muri place yabo bari bicaye cyangwa barimo kwishima byankoze ku mutima. Nukuri abantu bafite ubumuga bakwiye guhabwa umwanya cyane cyane mu bikorwa bya entertainment, bagahabwa umwanya uhagije nabo bakidagadura ndetse bakanabikora anyway, bakavamo abahanzi, bakavamo abartiste barenze, kuko ni abantu nk'abandi kandi nanabonye banafite vibe ziri hejuru cyane. So turashimira ababitekereje kongera kubaha time, kongera kubaha amahirwe yo kwisanga ahantu nk'aha. Imana ibaho umugisha ababitekereje, it's really amazing, kandi nkomeza kuba encouraginga bameze nk'abandi kandi babikora neza. Nababonye ngiye narindi imbere yabo, nishimiye gutaramana nabo uyu munsi. Nabonye umuhanzi waturutse muri iyo kote yabikoze neza, ni umuhanga kandi mboneraho no kumwikarajenga akomeze kabisa. Akomeze. Thank you. Gakondo we, gakondo we, yeah, gakondo we, gakondo we, gakondo we, yeah, gakondo.